Mungu asifiwe sana. Daudi ahagaze neza mu gihe cye. Yamusohirwa wangwa. Yahizwe cyane na Sawuli. Yahizwe cyane na Sawuli. Ariko nta wundi wica umunyabugingo. Turi umugambi w'Imana. Turi umugambi w'Imana. Nahano turi mu mugambi w'Imana. Nahano wicaye mu mugambi w'Imana. Abari kumva mu bwenge bw'Imana. Nicaye mu mugambi w'Imana. Sinari Imana gahagije. Saramari garukutswe. Agahinda gahari uko abantu benshi bibagirwa. Kurwazi wakuri po maswanda bwo kutibanga gabanda barokangana. Reka mbabwire agatekerezo gato. Reka yagikutse short story. Umugabo umwe murume yari umubyinnyi muri quartier cyangwa se mu cyaro. Wailemo na mumenta tena kuri mu village. Yari umubyinnyi ayitamba buracabaza gutoranya ababyinnyi bazajya kubyinira. Ubwo yagafasha uti basarunze abantu bacyaga mu mutama. Mwari yarakeneye bamutaramira. Mwari bayida abantu bacamu. Mwari yarakeneye bamutaramira. Mwari bayida abantu baramubarayi. Batoragura uwo muntu aho yabyiniraga mu cyaro. Basarunza muniye kwayitambira ku village kumusha. Muramumva nawe yaratunzwe n'ibintu bigaje ibintu byo mu cyaro hasi. Ayigo twoshusha kumusha. Inzara zigeza hasi yogosha imishatsi. Asingake. Abarokitaga cyangwa bashakaga ababyinnyi pabayicaga bamuje n'amaso babona ko uyu muntu nyamara akwiye kuba yajya gutaramira umwami. Bakabona uti umuntu ye anofata kuno barayiza mama. Baravuga tuyataramira umwami bitewe umuntu ye agagudo. Bamukuriyo mu cyaro cy'isi ku village kumusha. Bamujyana ibwami. Bamweleza mbere yo kugera ibwami bamugose byabisa. Asajya mambo bakamugera kugira bamuceza bakicheka ndwara. Iz'amaboko n'iz'ibirenge. Twara amaboko barazica bazikuraho. Cheka professor. Barimo bazica rero afataho dukeya twara ziya agatora. Afataho dukeya ashyira mu kantu. Bayi sasamu. Mungu asifiwe sana. Bari bateye. Amaze gushyira mu kantu. Ayi sasamu. Ashyira mu kantu arabika. Acegete. Agashyira mu mufuka. Isa muhomu. Ageze ubwami avuye ku bigage ajya kunywa ku byo kunywa by'umwami. Agashira ku mambo hasi yazana kivugune cy'ijya. Avuye mu bishumba na desangira n'ingurube agiye gusangira n'umwami kuno kigapa mu cyenda mambo. Imana ihindura amateka. Mwari bano gushadura situation ngashimye. Sitaramari gatende. Mugoro uraba mama ndikwawe umugoro uraba ndikwawe igitaramo kirabaye. Papa ita bazana ababyinnyi bashaje babawunza abatambi banywa bavuye barokristo baje kubyina babune zimwe nzibuje babarayize mama. Umugabo yarasimbutse arabyina. Urume baja umugabo yarabyinye abantu barumirwa. Yari yahaje yari yanyoye yari yambaye arasimbuka arabyina. Arabyina birebera. Umwami arishima ati ukuti utamuzanye kare. Arangije aramugabira igihembo cy'iryo joro cyatuwe n'uwo mugabo. Yabyinaga muri pozisiyo. Agapiwa mu rume. Yabyinaga muri pozisiyo. Ayitamba ne position ibi. Yafataga kakantu karimo twadukoresho. Ayitora nzwara zahisa mu akagapfumbata mu ntoki. Abata mawoko. Akagapfumbata mu ntoki. Abata mawoko. Mumfasha mutegambana. Akabyina. Achitamba. Agacumugara ariko apfumbati. Achitamba agacumugara ariko apfumbati. Achitamba agapfumbata nzwara zahisa. Agapfumbatisha. Agapfumbata. Igihembo yaragicuye. Corona kaipi. Bongeye kubyina acyuca kabiri. Bagutambaje bongeye kubyina acyuca gatatu. Bagitamba bechi 3 babyomba. Abari basanga batura ibihembo bamugira isari. Banga bachipi wambaye rero. Baravuga ati ntabwo tuzumva. Uyu muntu mushya. Murume uri muri. Uhora abyina agacyura ibikombe. Bizagenda ntabwo tubyemera. Turashaka kumenya impamvu abyina apfumbase biriya. Urabona utiseya notamba agapfumbata. Biriya binapfumbase ni ibi. Bajya kumugambanira ku mwami. Babaenda kuna mambo. Bamwe umwami aturiya muntu n'umurozi. Bashaka kuna mambo bagati muntu cyane ngumi abyina apfumbatisha. Bagati muntu acha kuroba kipagira. Umwami baje kubyinira mwitegereza. Bariba awe ufutamba babo rero babona koza umufuka ubundi afunze ubundi arabyina. Mumfashe mutega mena ubundi arabyina. Batamba. Bafuka. Umwami ati hagarara.
mama wakati mbumira urikira muratugenda zikazi nditerere amujyana mu biru mu bayobozi bakuru ubu yaterere barakumbira umugome zikazi bagati uza ndashaka kumenya ipfumbase mu kiganza ishizo wakabata amaboko ni ibiki upfumbase mu ntoki ishizo wakapumbata iwewe ni ibiki upfumbase mu ntoki zawinazo iwewe umugabo atereka kubwire nyagasi urume agatereka yedikuze mambo wangu njyewe inini ndagushimira ibyo wangabiye ndinokutendanirizwa ndagushimira ibyo wampaye ndinokutendanirizwa magandi uri umuntu w'umugabo muri murume uri umuntu w'umugabo muri murume umufashe mu gutega amenyo igihe kirageze ngo nsubire iwacu wayashiye undizokere kwenu umbabarire ntunyage libasire nzalitorera kuko sinzapfumbatura nekuti handisikuvura ntabwo nzapfumbatura handisikuvura ruoko rwako ntabwo nzapfumbatura handisikuvura ruoko ntabwo nzapfumbatura ikiganza handisikuvura ruoko rwako ahangaha harimo amateka yanjye umu mune history yangu mumfashe mu gutega amenyo ahangaha harimo amateka yanjye aha nta burozi burimo harimo amateka yanjye yo ku mutwe mune history ya life yawe harimo amateka yo ku biganza harimo n'amateka yo ku birenge bavandimwe amatango abaturanyi amatango inshuti zacu amatango bakuru banjye barumuna banjye bakomamo bane n'abantu umunsi mwatakaje amateka pamucyarasikirwa ni history ye umwami ubwararira mambo wagapfa aravuga ngo ufite mwiki mfite amateka yo ku mutwe muri iki kiganza mfite n'amateka y'umutwe mfite n'izo nabonye hari abantu bibagiwe amateka y'ibyo bane bantu bagakanganwa testimony zawe bagera muri tawuni bakatamarana bandoshika mutaropa bakarashwa nabonye no mumeze neza kandi mumeze neza ndabona kuti mugereje kanayeganya ukuri mumeze neza sheshuwa mugereje kanaka muranatoshye ende muri mwambaye neza magapeka shakanaka murisobanutse muri bantu imana irabasobanura bari bakagutsana muri ariko reka mbinginge nsubire mu rusaka asirekaye ndikuyambire ikizogira ku rusaka ntukibagirwe amateka y'ibyo wabonye usakangani watezi mwenesho wawe kuko umunsi uzibajye gusagira ngo urundi wundi nekuti pauchakangani wauchafungizira uzasobanya kubyina wopfa wataka kutamba uzasobanya kubyina wopfa wataka kutamba isi iri ku ruziga isi irazenguruka kutenderera ntukagire ngo yageze hano irahagarara ntabwo isi ihagaze isi iri kugenda iragumira iri kutenderera mushobora gukeka ko isi ihagaze iganamira ntabwo isi ihagaze hasi ayinambomira twarabyinanye takatabateze ntukibagirwe amateka usakanganwa testimony hari amateka y'amaso ya Yesu pane testimony zvakaonekwa neyesu ibirenge bizabe bifite imvugo tsoka dzako idzi dzine zvinoreva ibirenge nabyo bifite amateka tsoka yako ine testimony. Yes. nje kubibutsa ndawe muti tuzokuragatsa uzirikane amateka y'umutwe wawe rangarirai uzirikane amateka testimony y'umusoro wako uzirikane amateka yo ku maboko rangarira testimony uzirikane amateka yo ku birenge urangarira testimony nibwo Imana izakureba nk'umuntu w'umunyamumaro hari ndo pavachakura umunsi wabitakaje kuba yaucharasikirwa nazvo uzabyina usobanya uchatamba uwiteka ntabwo azakwishimira mwari avazi mumfashe mukomere Imana amashyi haleluya haleluya reka nihute umwana wa Yonatani mwana wa Saulo mwana wa Sawuli Yonatani mwana wa Saulo Jonatani yari yiteguye kwakira intebe andakagambirira kupinda ariko bwarakeye kubera isi izenguruka kubera se isi izenguruka ibwami haraterwa barabatwika umambo babatakwa barahatwika isi ku ruziga umwana ava mu gituza cy'ibwami
mwana akava kumambo batwitse se batwika na sekuru bagapisa baba wake batwika n'ingabo zose sekuru wake bagapisa mauto ese kakana kayo gatanu kari gato kaya Jonathan barimo bahunga umurwa batewe bachitiza kwa wana wachipa bagakandagiye mu mutwe bakavunagura amaguru mu mikono kwa mzoro bagachikoro wachiko bakavuna amaguru yombi abantu bari guhunga wachikoro amaguru wachitiza umupagasi witwaga Makiri Rodibani ushandi wayi yari umuhinzi mu mujyi Makiri yakoraga amasuku mu mujyi Makiri yakoraga amasuku mu mujyi wayi aza gusanga akana kari gutaka bagakandagira akazora kamara akarenze mu ruhanga abona rusanu rwa Yonatani abaona mpaka fana na kwa Jonathan abona uruhanga rusanu rwa Yonatani abaona manza yake akafanania azubwo isuka atoragura kane akabarasa bazarake atoragura arakikorera bagatakura akajyana iwe mu cyaro Rodibani abaenda nako umwana ava ku mafi y'umwami mwana ye yakava umwana ava ku mafi akava kufishije kwa ajya kuri Rodibani ihene z'umuganga ava kuri matera arara ku mashyara nabwo kubera ubuntu bw'Imana isi iri ku ruziga isi irazenguruka kandi izengurukana abami n'ibikomangoma hari amateka biboneye nawe izengurukana abami n'ibikomangoma umwana ava mu gituza cy'ibwami ajya i Rodibani nabwo kubera ubuhanga rwaje kubera ko yasaga na se imbuto uhinga zizera imbuto zawe zizera mumfashe mubwega mena ati Rodibani ararana n'ihene azana imyaka myinshi arwara imbaraga arwara impunja ariko se yari yasize yaragiriye neza Dawidi abari kunyuma mubwega mena rero yari yaragiriye neza Dawidi kamanze nongera vuge ngo nahantu kure Imana itagukura ubu muri Imana ikagukura cyane nahantu kure Imana itagirite ukuboko kw'Imana ni kure cyane abari kunyuma mubwega mena nitondere urubyiruko rwacu aba ni abami n'abantu bakomeye munofana bucinze urubyiruko ntahantu nababwiye ko harimo abategetsi muri bo harimo abayobozi bakomeye harimo abacuruzi b'agahebuzo harimo abafite abana beza aba bana batoya bari muri abari kunyuma mubwega mena iyo babaye maso Imana izabakoresha iby'ubutwari wa mwana ari Rodibani imbuto za Sezareze imbuto zeze Dawidi yicaye ku nzu mu ngoro David bari kumambo bari kupala aryoshye ari ibwami aza kwibuka ineza Yonatani abarangarira zvakanaka nawe yibuka ineza yagiriwe na Yonatani abarangarira zvakanaka aravuga ati ntabwo byumva akatanisa kuzwisisa ngo bari bamuzaniye amafi abiri banga bamunzira umutetsi yaramuzaniye amafi bamunzira hobe yaramuzaniye amafi bamunzira hobe yibuka amafi Yonatani yamuhaye ari guhuga abarangarira yibuka amafi Yonatani yamuhaye n'intumba y'amazi achitiza amuha n'ikote ry'ararihungana amfanye aravuga ati ntabwo nabitamira akatanga ingaji ubundi mu nzararira tuyabwiruka abantu tw'abantu tuyabwiruka abakozi b'Imana hari abantu badusubije mu imbaraga hari abantu badusubije mu imbaraga twabaye imbuto nziza batwereye ziradukomeza abari kunyuma mu by'amamena imbuto nziza abo twabanye baragenda ziradukomeza zijya zinkomeza we Imana yarashimye ngo urame ubeho iwo mwana wakafuma butumwa ijya wibuka imbuto nziza abantu bavuye nawe ndazibuka nkarira ine ndombo zurangaro ndikichema hayi baba uzabona abantu banjye wakati tangira tuzabona David abaye mashima Jonathan
azenguruka mu nzu ari mu nzu hejuru yari muri etaje ubundi araririmba bahimba yibuka Dawidi n'amasezerano bagiranye barangarira yamubwiye ati Imana nishima ko mu mwami njyewe Dawidi jikanzi Yonatani zakumali pawacha bodi uzamujyanama uzababyoza advisor wangu bari barategereje banga bakapfungira neza ariko agenda imbuto ze ziteze ageze akaenda nicherageza ati yabuda ariko zarashyitse zirera asingo yakashukwana zageze mu zirera wakazoshika ufashe umutwe kabena zageze aho zirera bamusabye amafi araririmba gutamira biramunanira gutamira biramunanira ubundi araririmba gusa bango yitu uzabona abantu banjiri chabona bakatitangira iyo koko tuzabona abantu banjiri chabona bakatitangira iyo koko sakanga kuchimibagirwa vuba seye mchikanganwa mchikurubidza kukanganwa mugumana amateka yanyu rambai muine testimony dzenyu aho mwateye amateka mwihute muyazane kwa makarasikirwa nematestimonies enyu ngumwami yararize mambo akachema aramuroga agachema kwa arasohoka akoresha inama nini apa abuda pa babwira abantu ati navuka nabaho akati mbonye umutima neza abari biteguye kumuca umutwe bagira isoni baravuga ati mwese mwaribagiwe ariko uyu muntu yagumanye amateka ye ntabwo ari umurozi ahubwo aribuka ntabwo yibuka yamwereka abika amateka y'umutwe nimubika amateka y'umutwe mureke tubika amateka y'ibirenge tubika amateka y'amaboko nibwo tuzanezeza Imana abari kunyuma mu mutego w'ameza niba n'abajuru kugira ngo mujye mubaza amateka y'ababyeyi nibwo muzakomera tubaza amateka y'umubyeyi mugabunza amahistories ariko ntuwani mubunza uti ubu niho nte mama ariho nte data ariho nte ayo mateka ndadukomeza atumugira humva naho ugana mumfashe mu mutego w'ameza mujya mufundura mwereka abantu mubabwira amateka impamvu mubyina mupfumbatije mujye babwira impamvu mubyina mupfumbatije nibwo abana banyu bazakomera nibwo abana banyu bazava mu imbaraga nibwo abana banyu bazabana bazima nibubabwira amateka byubabwira amateka y'ibirenge babwira amateka ubaho ubuhamya bamenye gukomera kw'Imana nibwo bazashima data abari kunyuma mu mutego w'ameza arangije aravuga ati ndakugabiye akati ndakubayira sha yobora ababyinnyi akati tungamira abatambirezi nari naraguhaye inka none nguhaye iriya famu guhaye imisozi urazirikana mumfashe mu mutego w'ameza we kuri iyi misozi muri urazirikana nzakongera n'ibindi urazirikana byugumye ubyine upfumbatiza ukitamba wakapfumbata ujye upfumbatiza urambe wakapfumbata niyo mpamvu zakawupfumbatije ndosanga akapfumbata ananejwe no kubona abantu twabyukanye hano ndafara kubona abantu batakakura twese kuri 22 years n'abasanga nderenda ndacyapfumbatije ndashinga ngapfumbata isi iri ku ruziga nyika iri kutenderera ntabwo ndageraho mpagarara andisa ndashuka pati cyagumira tuzaruhuka tugeze iwacu cyazorora kana ndashuka kweru ndacyapfumbatije icyangabati umwana ava ku mureti w'umwami mwana akava umwana ava ku mafi mwana akava arariyo ntibararana n'ihene bawuya kurodipa kubera ko isi irazenguruka gutinyika itenderera uyu munsi wawe harabona nasi kwa kure uyu munsi wawe ni saa sita nasi kwa ku ariko isi irazenguruka asinyika itenderera abuze umwuzukuru wawe neza azaba uyu munsi uravuga igifaransa n'icyongereza uyu munsi uriho ukuntu
hasi unema hari umwuzukuru wawe uzi uko azamera, hari umwana wawe uzi uko azamera. Mureke duhinge imbuto nziza, abari kunywa mu by'agabera, mureke duhinge imbuto nziza. Rubyiruko, nimumfashe duhinge imbuto nziza, mureke duhinge imbuto nziza. Uzagushaka ntazasange warahinze amahoro, ntazasange warahinze ibitoki. Uzajya umwana w'abandi w'umukobwa wari warahinze ibitoki n'ibyo uraramo n'ibyo wirirwamo, wirirwa mu bitoki ukarara mu mahwa, uwo mwana azabiraramo azabisinzira. Icyo ni ikibazo. Mureke duhinge imbuto nziza, ku manywa duhinge imbuto nziza, nijoro duhinge imbuto nziza. Nibwo umugabo uzagushaka azanyurwa akaryama agasinzira. Imana ibahereze umugisha. Mwari bakuru pafati Twasoje gusoma ijambo ry'Imana, tagukweza kiberege shokora mwari byatubwiye umugabo umwe witwaga Hamani w'umwagazi. Bikitiuza murume wa inzi Hamani yari umwagazi, yari umugabo ukomeye waile muhagai ku ngoma y'umwami umwe witwaga Ahasuwerusi. Mambo wa Asuweru. Iyo Hamani yarakomeye. Hamani yeye aile mugagasi ava mu muryango w'intamenyekana, umwami aramwimika. waiva kumurisinga kuki yamwimika akamugira visi? Mambo bakamukuza kubera iki yamwimika akamugira visi? sei mambo bakamwita mutebezeri yari yamukuye mu muryango utazwi nkaho bakamuvisa kumurisinga yari yamukuye hatazwi nanjye nkaho navuye, bakamuvisa kusigazirikana se kwanda ndapfumbatisha nanjye navuye ahantu iniyo ndakapfa pale kwa ndakapfa yari yamukuye ahantu hatazi mu muryango utazi. bakamuvisa kumurisinga yanze kureba umuyobozi umwungirije yamukuye mu miryango migari, imiryango ikomeye, pamafemiliza agasimba kugira ngo atazamwigaranzura akamwambura kiba sasa abandi badendoreye mu witwa Hamani mu muryango utazi mutoya ugayitse. Hamani mu rugo ga arangije amukura aho hantu aramwimika amugira visi. bamwita mutebezeri intebe yarayikuza cyane, kigaro cyake kwacu ariko arangije ariyibagirwa Hamani. asiyakanga Hamani agazushka yibagirwa uwo ari we, akanga no yibagirwa izina rye, akanga no stara yibagirwa aho avuka, akanga no tanga ategeka ko bazajya bamusenga. abavugiza utubaca mu namati agahinda abantu bajya biyibagirwa. bano gushikanga no ariyibagirwa, gushikanga bamuha icyubahiro ashyiraho n'ikintu, iye bayi baramukuza nawe arikuza ararenga. yari umuntu uvuka mu muryango uri stranger, waile muntu waiva kumurisinga togozirikana arangije arirata cyane, abaje yishyira hejuru, baje kwitiriza kugeza ubwo agambana yitwa Morodekayi. akazotengesa aravuga ati abayuda babice, agati majuda aragendesha igiti cya mikono 50 agishinga ku irembo bazamanitsemo abayuda. nawe kuti auraye majuda sibwo ntiyahinze, nawe yahinze ibiti mu gitondo iye wakasimanga muti wakaone 50 meters agambirira kumanikaho abayuda. abaronga kuti auraye majuda ariko ntawe witunga bugingo, si apana auraye ntawe wiga gucunga n'Imana ku bayuda, apana auraye plani ya mwari pa majuda barakubeshya. wakanyepera yewe umunsi nzagenda muzapfe igihe kirageze nagiye. iyi nini nguwa yabicaenda ntawe ujya yitunga bugingo. mumfashe mutega amera iwacu bajyana n'umugani uvuga ngo nta nkuba igikubita umunyabugingo. kweli ukunukuro dada apana mbere noro wa muntu ari upeje abari kunywa mutega amera rero ashinga igiti cyo kumanikaho Morodekayi n'abayuda. ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ni umugore wavuze ati aho kugira ngo bagusuzugure nawe shobora mwari uri kuti mudzimayi wake umugore niwe wamugira inama yo kwagateresha n'abagaragu uraye majuda ariko bukeye Uwiteka aza kubarengera, mwari agabana Uwiteka aza kubarengera, mwari agabira majuda aza kurengera abayuda. abagira majuda reka soze mvuga ngo cyari Hamani yashyize muti we wagaiswa na Hamani ubwo kwa Yonatani bahembwaga, Jonathan ubwo Mefibosheti yahembwaga, ubwo kwa Yonatani bari guhembwa, abana ba Sawuli nabo barasaruye, Bahamani barasaruye nabo, abana Bahamani barasaruye, babashyize mu rusuti barambabaje, bagandi rwatisa abana Bahamani barambabaje.